Bene data namwe bashiki banjye ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Twongeye gushima Imana mu gitondo cy'uyu munsi kuko idukingurira umuryango kugira ngo twongere dufatanye ijambo ryayo. Uko mubizi turi mu kibwirizwa kivuga ngo gwishurwa k'ubwiru bw'Imana, la révélation du mystère de Dieu. Tukaba dushimira Imana kuko yaturinze cyumweru cyose kandi uko twasabye kugira ngo tuzongere kubona akakanya kuguhamiriza ijambo ry'Imana. Witeka Imana yaraturinze dukingurira umuryango, turayishimira. Reka dufata akanya ko gusenga kugira ngo Umwami Imana ubwe hagarare hano hamirize ijambo rye kandi shoboze buri wese gufata umugabane we. Turasenga. Mwami wacu Yesu Kristo, mukiza w'ubuntu n'imbabazi, twongeye gushimira mu gitondo cy'uyu munsi kubw'ineza yawe, kubw'imbabazi zawe, kubw'ubuntu bwawe, kubw'urukundo rwawe. Wongeye Mwami kudukingurira umuryango nk'uko twabigusabye kugira ngo duhe akanya ko gusangira ijambo ryawe. Tugusabye Mwami kugira ngo nka Dawidi tuvuge tuti Uwiteka niwe mwungeri wanjye, ntacyo nzakena. Tegurira ameza mbere y'abanzi banjye. Mwami dutegurira ameza ijambo ryawe. Nyizuriza igikombe cyanjye Mwami kigasendera. Mwami uduye umugisha wawe mu bwinshi bwawo, duhe umugisha wawe udacagase. Twuzurize ibikombe Mwami, turagire bwatsi bubisi
ariho mu ijambo ryawe rihishuwe freshement révélé, twuhire mazi adasuma, kuko ijambo ryawe mwami umutsima w'ubugingo, amazi y'ubugingo, tuje ngo duhaze kandi utumare inyota. Mwami fata ijambo ryawe urihamirize kuko ari iryawe, tangirane mwami nanjye, suzanye nanjye kandi weshe icyubahiro, mu izina ry'umwami Yesu Kristo, amen. Turasoma mu Bakorino ba mbere igice cya 15 twashoreje ubushize, dore ku murongo wa 3 kugeza ku wa 11. Nous lisons dans l'épître de 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 3 au verset 11. Je vous ai enseigné avant tout. Nabigishije mbere ya byose, comme je l'avais aussi reçu, nkuko nanjye nabihawe, que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, ko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nkuko ibyanditswe bivuga. Au verset 4 ku murongo wa 4, il a été enseveli, arahambwa, il est ressuscité, arazuka le 3e jour ku munsi wa 3 selon les Écritures, nkuko ibyanditse bivuga. Au verset 5 ku murongo wa 5, il est apparu à Cépha, abonekera Kefa, puis au 12, hanyuma abonekera 12 bari hamwe. Au verset 6, ensuite, hanyuma, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Nyuma yaho abonekera icyarimwe bene data barenga 500, dont la plupart sont encore vivants. Benshi muri bo baracyariho, et donc quelques-uns sont morts. Abandi bamwe bake barapfuye. Au verset 7, ensuite, nyuma y'abandi, il est apparu à Jacques, nyuma yaho yiyeretse Yakobo, puis à tous les apôtres, kandi yiyereka abigishwa bose. Au verset 8, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, nyuma yabo bose nanjye yaranyiyeretse, comme à l'avorto, nk'inda ivuyemo. Au verset 9, ku murongo wa 9, car je suis le moindre des apôtres, kuko nijye wa nyuma mu ntumwa. Tugahitse mu ntumwa zose. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, nta nubwo nkwiriye kwitwa intumwa, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu, kuko natoteje itorero ry'Imana. Au verset 10, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Kuko ubuntu bw'Imana ndi icyo ndicyo. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Kandi ubuntu bwe nagiriwe ntabwo bwapfuye ubusa. Loin de là, habe na gato. Ahubwo, j'ai travaillé plus que tous. Narakoze kubarusha bose. Non pas moi toutefois, ariko sijye si kubwanjye, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ahubwo n'ubuntu bw'Imana buri hamwe nanjye. Au verset 11, ku murongo wa 11, ainsi donc, niyo mpamvu rero, que ce soit moi, haba jyewe, que ce soit eux, haba bo, voilà ce que nous prêchons. Ibyo nibyo tubwiriza, et c'est ce que vous avez cru. Kandi ni nabyo mwizeye. Uwiteka ahe umugisha ijambo rye, amen. Hano mu Bakorino ba mbere 15 hari ikintu gikomeye cyane ku murongo wa 3. Haravuga ngo, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais reçu. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais reçu. Ati narabigishije ibyo nabigishije niko nanjye nabihawe.
turi mu kibwirizwa kivuga ngo guhishurwa k'ubwiru bw'Imana. Ubwiru bw'Imana burahishwe. Ikintu gihishwe kigomba guhishurwa. Niyo mpamvu hano muri iki gice tumaze gusoma harerekana ubuntu bw'Imana nuko Imana yishurira abagaragu bayo. Paulo arerekana uko yahamagawe nk'uko twabyumvise ubushize, yaragiye gutoteza itorero ry'Imana, byanamuviriyemo ubuhamya bwerekana ku ruhande rumwe ubuntu bw'Imana, ariko ku rundi ruhande asa n'ufite agahinda, ati sinari nkwiriye no kwitwa intumwa kuko natoteje itorero ry'Imana. Bibutsa ko mu gihe yajyaga i Damasiko afite amabaruwa yo gutoteza itorero rya Yesu Kristo, yo gutoteza itorero ry'Imana nzima, kubera ko abasadukayo n'abafarisayo bari bagambaniye umwami w'icyubahiro, arabambwa. Ariko nk'uko twabyumvise yapfuye kubw'ibyaha byacu nk'uko ibyanditswe bivuga, ahambwa nk'uko ibyanditswe bivuga, azuka nk'uko ibyanditswe bivuga, no kuzamurwa kw'itorero kuzabanzirizwa no kugaruka kwe, byose bigomba kuba nk'uko ibyanditswe bivuga. Ariko ikintu gikomeye hano shaka ko mwumva, ububwiru bw'Imana ntabwo umuntu yabubona atabuhawe. Niyo mpamvu itorero ry'Imana nzima ryubatse ku rutare rwo guhishurirwa ububwiru bw'Imana, la révélation du mystère de Dieu, guhishurwa k'ubwiru bw'Imana. Ce mystère de Dieu, c'est Christ qui se révèle à son église. Ububwiru bw'Imana ni Kristo wiyereka itorero rye. Niyo mpamvu we yavuze muri Matayo 16, Petero amaze guhishurirwa aravuga ati, tu es Pierre, uri Petero, mais sur ce roc je bâtirai mon église. Uri Petero, ariko kuri urwo rutare nzubaka itorero ryanjye. Ati kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Ibintu byose biva mu bwenge bw'abantu bihuhwa n'umuyaga. Niyo mpamvu na Yohani Batista wari integuza ya Mesiya muri Matayo 11, umwami wacu Yesu Kristo yabwiye abantu ati, mwagiye kureba iki? Mwagiye kureba umuntu wambaye imyenda y'igitangaza? Ati nta na gato. Mwagiye kureba umuntu wambaye imyenda y'abami? Oya. Mwagiye kureba urubingo ruhungabanywa n'umuyaga? Oya. Atoya. Atariko ndababwira mubajyawe n'umugore ntawe umeze nkawe, kubera ko Yohani Batista yagiye mu butayu afite imyaka 9, ava yarengeje imyaka 30 ahamiriza Yesu Kristo. Nta shuri na rimwe yigiyemo, ariko yari afite ubwiru bw'Imana muri we, kubera ko niwe wagombaga guharura umuhanda utegurira Mesiya kugira ngo yinjire. Niwe we wateguraga inzira. Nibyo biri muri Maraki 3 ngo nzatuma integuza yanjye integurire. Iyo nteguza yagombaga guharura umuhanda. Iyo nteguza yagombaga kugira ngo ikiraro kijyeho hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Byamusabaga ko yuzura umwuka wera, byamusabaga yuko abatavangiye, byamusabaga yuko ahishurirwa, byamusabaga yuko aba mu kiganza cy'Imana, byamusabaga yuko abanze y'abantu bose bamuzana amarangamutima. Il devait être en dehors d'influence humaines. Yagombaga kuba hanze y'ibyo abantu bamushyiraho, y'inyigisho z'abantu. Il devait être en dehors des influences humaines. Yagombaga kuba hanze y'amarangamutima y'abantu. Il devait être au-delà. Yagomba kurengera inyigisho z'agatigisimu y'igihe cye binezeza Imana. Haleluya. Zakariya amaze gukora rya sezerano. Nana wari ingumba amaze gutwita umwe. Elizabeth yari atwite umuhanuzi w'integuza. Mariya atwite Mesiya
wagombaga gutegurirwa umuhanda n'ijambo ry'ubuhanuzi rya Yohana Batista. Abo bose bari biyabitse ubwiru bw'Imana muri bo, ubwiru bw'Imana, umucyo w'igihe cyabo. Mu gihe marayika Gaburiyeli yamirizaga Mariya akamubwira ngo uzabyara mwana w'umuhungu uzamwite Yesu, aravuga ati bizashoboka bite ko ntazi umugabo, ntamenyanye n'umugabo? Ati umwuka barazagutwikira. Ni umurimo wakozwe n'Imana uko Yesaya 4:14, Yesaya 9:5, umwari yagombaga gusama inda kubera ko basabye ikimenyetso. Uwiteka arababwira muri Yesaya 4:14, Uwiteka azabahera ikimenyetso, dore umwari azasama inda. Muri Yesaya 9:5 ibyo umuhanuzi yahanuye arabyerekwa, amera nk'ubonye video. Aravuga ngo dore umwana w'umuhungu azitwa igitangaza. Arongera arareba neza ati ubutware buzaba ku bitugu bye. Arongera arareba neza ati ni umwami w'amahoro, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho. Iyo message, ubwo buhanuzi ni Kristo. Ce message, cette prophétie, c'est Christ. Et c'était un mystère totalement mystérieux. Ubutumwa buhishwe, ubwiru bw'Imana ni Kristo. Yesaya 4:14 ni Kristo. Yesaya 9:5 ni Kristo. Itangiriro 3, urubyaro rw'umugore ruzakumena umutwe ni Kristo. N'ubwiru Bibiliya yose c'est le mystère de Dieu, kandi ubwo bwiru ni Yesu Kristo. Niyo mpamvu niba ubuhanuzi bwaraje ari ubwiru abantu bakamusitaraho, na Kristo ubwe yaje ari ubwiru, n'abagaragu be bagomba guhabwa ububasha bwo kubona ubwo bwiru kugira ngo babuhamirize. Niyo mpamvu umwami wacu Yesu Kristo yahise abwira Petero ngo urahirwa Simoni Petero wa Yona, ntabwo ari inyama n'amaraso bibikubwiye, ni data wo mu ijuru. Nguri Petero, kuri urwo rutare nzubaka itorero ryanjye, kandi amanama y'ikuzimu ntazabishobora. Muzasoma muri Matayo 16:20. Mwami Yesu yahise ababwira abigishwa be, il leur a défendu formellement de ne dire à personne qu'il était le Christ. Yarababujije neza hatagira uwo babwira mu baturage ko ari we Kristo. Ntabwo bibareba uwo Kristo ashaka kwa mumenya, aramwishurira. Niyo mpamvu shimira Imana kuba muyoboro utazibye. Je remercie l'Éternel, je remercie le Seigneur Dieu que cette connexion est toujours ouverte. Uwo muyoboro wo guhishurirwa uracyafunguwe. Nta bundi buryo umugeni yamenya umukwe, nta bundi buryo uwizera yamenya Imana, nta bundi buryo umwana w'Imana yamenya Kristo keretse amuhishuriwe. Twarabibonye muri Yohana 4 kuri wa Musamariya yaravuze ngo dutegereje Mesiya munsi y'urwo rwondo, munsi y'uwo munuko, sous cette bourbier fangeux, sous cette boue nauséabonde, sous cette vie sale était cassée une semence prédestinée. Munsi y'urwo rwondo runuka, munsi y'ubwo buzima bwanduye, hari hahishwe akabuto k'intore. Ako kabuto, cette semence prédestinée, niko Imana n'umucyo wayo izishaka. Kandi nta kizabuza Imana kubona ako kabuto, nta kizabuza Imana kubona umwana wayo, nta kizabuza Imana guhishura ububwiru, kandi nta n'ikizabuza intore kubuhishurirwa. Nk'abasabiye umugisha uwumva ijambo wese amenye ko itorero ry'Imana ritubatse mu mateka y'abantu, ritubatse mu nyigisho z'ubwenge bw'abantu. Itorero ry'Imana ryubatse mu guhishurirwa no kumenya ububwiru. Nibyo Pawulo ati Mwami Yesu Kristo yaradupfiriye, pfira ibyaha byacu nk'uko ibyanditswe bivuga, arambwa. Ntabwo ari icyo ushaka ko abanyumva mwumva, ntabwo ari ibintu by'ibigambo by'imigani. Iyo ijambo rivuze ngo
il est mort selon nos péchés, il est mort pour nos péchés, selon les Écritures. yapfiriye ibyaha byacu nk'uko ibyanditswe bivuga. Ni ukuvuga ngo si tombora, ni ukuvuga ngo si ibintu by'abantu bayimbye, uko Imana yabiteganije mu migambi yayo ibibika mu ijambo ryanditswe ry'ubuhanuzi. Uko niko Yesu yapfuye, kubera ko na mbere yo gupfa uko twabyumvise yavutse nk'uko ibyanditswe bivuga. Umwana asama inda nk'uko ibyanditswe byari byarabivuze. Umwana uvuyemo akura nk'uko ibyanditswe byateganije. Abambwa nk'uko ibyanditswe byabiteganije. Ahambwa nk'uko ibyanditswe byabiteganije. Azurwa nk'uko ibyanditswe byabiteganijwe. Asubira mu ijuru nk'uko ibyanditswe byabiteganije. Azagaruka nk'uko ibyanditswe byabiteganijwe. N'itorero rizazamurwa nk'uko ibyanditswe byabiteganijwe. Bavuze ngo nawe unyumva n'intore z'Imana zose, buri wese yizera nk'uko ibyanditswe byabiteganijwe. Niko twabibonye mu Cyongereza neza muri Yohana 7:38 ngo uwizera nk'uko ibyanditswe bivuga, inzuzi z'amazi y'ubugingo zizatemba mu nda ye. Mu zindi ndimi barabicuritse bakavuga ngo uwizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizatemba mu nda ye nk'uko ibyanditswe bivuga. Nk'uko ibyanditswe bivuga bakayishyira inyuma. Oya, uwiwereye none unyizera nk'uko ibyanditswe bivuga, inzuzi z'amazi y'ubugingo zizatemba mu nda ye. Uwizera nk'uko ibyanditswe bivuga n'ubona Imana nk'uko ibyanditswe bivuga, akabona Yesu Kristo nk'uko ibyanditswe bivuga, akamwizera nk'uko bivuga. Kandi kugira ngo amwizere nk'uko bivuga nuko haboneka ababwiriza nk'uko ibyanditswe bivuga. Abo nibo Paulo yari arimo. Aramya ati nyuma yaho amaze kuzuka nk'uko ibyanditswe bivuga, yiyereka Kefa, yiyereka Yakobo, yiyereka bene data barenga 500 icyarimwe. Ati nyuma ya bose nanjye aranyiyereka nk'inda ivuyemo. Ariko nawe ari mubo Imana yiyeretse. Niyo mpamvu ku murongo wa 11 aravuga ngo ainsi donc que ce soit moi. Niyo mpamvu yabagewe que ce soit eux, abo bambere yiyeretse. Voilà ce que nous prêchons. Ibyo nibyo tubwiriza, et c'est ce que vous avez cru. Yaba Kefa, yaba Yakobo, yaba n'abandi bene data bambanjirije, nanjye ubwanjye iko niko tubwiriza, kandi namwe niko mwizera. Babwiriza gute? Abakorinto ba mbere 15 umurongo wa 3, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Nabigishije mbere ya byose nk'uko nanjye nabihawe. Abakorinto ba mbere 11:23. Hari Abakorinto ba mbere 15:3, hakaba n'Abakorinto ba mbere 11:23. Munega amatwi. Abakorinto ba mbere 15:3, je vous ai enseigné avant tout comme j'avais aussi reçu. Nabigishije nk'uko nanjye nabihawe. Abakorinto ba mbere 11:23, car kuko j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Kuko ibyo nabigishije nabihawe n'umwami. Cyangwa se car kuko j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ibyo nahawe n'umwami nibyo nabigishije. Mu byumve neza, iki kintu kirakomeye. Ububwira bw'Imana kugira ngo bubwirizwe nuko Imana igira ikiha abagaragu bayo. Natwe turashimira Imana. Benshi muri twe n'abanyuva ibyo twizera n'ibyo Imana yahaye abagaragu bayo. Tuma twizera n'ubwo Imana yahaye umuhanuzi w'igihe cyacu. Wabikenera ku miyoboro y'ikoranabuhanga yazatubaza. Arahari Imana y'umuhanuzi w'igihe cyacu. Arataha, ariko ntabwo yatahanye n'ijambo. Ijambo ryarasigaye. Hasigaye n'abagaragu b'Imana babwiriza iryo jambo. Tukaba dushimira Imana ko icyavuye kuri yo nk'uko umugaragu w'Imana bivuze, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Nananiwe kuharenga. Abakorinto ba mbere 11:23 ngo icyo nahawe n'umwami nicyo nanjye nabahaye. Ntabwo ari cyo avanye mu muvuga we, ntabwo ari cyo avanye mu mutwe we.
ntako ari icyo avanye mu ishuri rikuru ry'iyobokamana, ni ikivuye ku Mana nawe akagira intore z'Imana. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Ubu nibwo butumwa twizera, nibyo nifuriza buri wese ko yahura n'uwo mucyo. Niyo mpamvu nk'uko twabibonye mu byakozwe n'umucyo cya 9, Pawulo ahamagarwa. Mwami wacu Yesu Kristo yabwiye Ananiya aturiya ni igikoresho cyanjye mpamagaye kugira ngo azamamirize imbere ya Isirayeli n'amahanga, azahamirize izina ryanjye mu mahanga, kandi nzamwereka ukuntu azababazwa kubera izina ryanjye. Kera yavugaga ibyo yabwiwe n'abantu, kera yigishaga ibyo yigiye ku birenge bya Gamariyeli. Amaze guhura n'inkingi y'umuriro, uwo ni Pawulo mvuga, amaze gufatwa n'ukuboko kwisumba byose, atumwe n'Imana, asigara avuga icyahawe. Mwanyumviye iyi mvugo? Est-ce que vous avez compris ce langage? 1 Corinthiens 11:23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. 1 Corinthiens 15:3, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Avez-vous bien compris ce langage? Ese mwumvise iyo mvugo? Biranejeje cyane. Icyo nahawe n'Umwami ntacyo ndengejeho, ntacyo ngabanyijeho, nicyo nabahaye, nicyo nabigishije. Yagihawe ate? Yaragishuriwe. Nibyo tubona mu Bagalatiya cyo cya mbere. Bagalatiya igice cya mbere umurongo wa 11 kugeza ku wa 16. L'épître aux Galates, chapitre 1er, du verset 11 au verset 16. Lisons. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Ubutumwa nabwirije subw'umuntu. Alléluia. Je vous déclare, frères, ndabamiriza bene data, que l'évangile qui a été annoncé par moi, kubutumwa nabwirije n'est pas de l'homme, sinabuhawe n'umuntu. Je vous déclare, frères, ndabatangariza bene data, mukurikire, que l'évangile qui a été annoncé par moi, kubutumwa navuze n'est pas de l'homme, subw'umuntu. Subw'umuntu n'est pas de l'homme, n'ubwandese. Au verset 12, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, kuko sinabuhawe kandi sinabwigishijwe n'umuntu. Bitugaruye mu Bakorinto ba mbere 11:23, bitugaruye mu Bakorinto ba mbere 15:3. Icyo nahawe n'Umwami nicyo nanjye nabahaye, icyo nahawe n'Umwami nicyo nanjye nabigishije. None avuye mu Bakorinto ageze mu Bagalatiya, aravuga ati ndabatangarije bene data, ubutumwa nababwirije si ubwanjye, si ubw'umuntu. Nubwo kera naribetse ubutumwa bwa Gamariyeli, nubwo kera natumwaga n'abantu, ati noneho ndaberuriye ubutumwa mbabwira si ubw'umuntu. 12 Galates 1:12. Abagalatiya rimwe 12, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Kuvugira ijambo muri iki gihe umuntu yagira ngo ntawarigemera, ariko hari abarigenewe. Umwami wacu Yesu Kristo aduhana umugisha twese abanyumva. Pawulo aremeza ngo ubutumwa mvuga si ubw'umuntu, car je ne l'ai ni reçu, sinabuhawe, ni appris, sinabwigishijwe n'umuntu, mais par une révélation de Jésus-Christ. Ati ubwo butumwa nabuhawe kubera guhishurirwa Yesu Kristo. Ngeze ahantu heza cyane hahuje n'iki kibwirizwa, guhishurwa kubwira ubw'Imana ni uguhabwa revelation, ni uguhabwa guhishurirwa kwa Yesu Kristo. Bibiliya yose c'est la révélation du mystère de Dieu. Bibiliya yose yamiriza Yesu Kristo, kandi umuhishuriwe ahita abona umucyo muri iri jambo. Niyo mpamvu bagoroka b'Imana ntibagongana.
abana b'Imana ntibagongana kubera ko umuyoboro wo guhishurirwa isoko banyweraho ntabwo ibamwo amazi abiri anyuranye. Oya, tunywera ku isoko imwe, twigishwa n'ijuru. Nshobora kuba ndimo mvuga nihuta, ariko ijambo riranejeje. Ndasubiramo, je me résume un peu. Ce que nous croyons ne vient pas des hommes, ne vient pas de l'homme. Ce que nous croyons, nous, l'Église du Dieu vivant, ne vient pas des écoles des hommes. Ibyo twizera twebwe abana b'Imana nzima, abyo itorero ry'Imana nzima ryizera, ntabwo biva ku muntu, ntabwo bitangwa n'umuntu, biva ku Mana mu muyoboro wo guhishurirwa. Niyo mpamvu Mwana wacu amaze guhishurira Petero n'izindi ntumwa muri Matayo 16:20 ngo arabihanarindiriza. Il leur a déclaré, défendu formellement de ne dire à personne, de ne dire à qui que ce soit qu'il était le Christ. Yarababujije, araberurira, arababuza ntihagire uwo mubwira ko ndi Kristo. Ibyo ntibibareba. Uwo shaka kazamenya nzamwihishurira. N'ubugize gutya no muri aka kanya uw'Imana ishatse kwayimenya, uwa Kristo ashatse kwamenya ko ari Imana, uwa Kristo ashatse kwamenya ko ari ibyanditswe biyamiriza, nk'uko yabigize mu nzira y'Emawusi. Aramwegera agahera muri Mose no muri Zaburi no mu bahanuzi akamwiyereka, agahera no kuri iki kibwirizwa niba turimo kuvuga bikeya akakwigisha. Uw'Imana ishaka kwayimenya ntabwo yayibura, kandi uw'Imana itiyeretse nta kintu yabona. Nkabashimira Imana ko yatugiriye ubuntu. Umurongo wa 15, 13 na 14 mbaye mbyihoreye. Bagalatiya 1 umurongo wa 11 na 12 tujye kwa 15. Kuko 13 na 14 biravuga ko kera, reka wenda tubisome. Biravuga ibyo yari arimo, biravuga ikindi cyerekezo, biravuga iyindi myizerere, biravuga iyindi myigishirize. 13 na 14 ariko nabyo kuko n'ubu biriho, reka tubisome ntacyo bidutwaye. Au verset 13, vous avez su, ati mwarabimenye, en effet, mu by'ukuri, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Muranzi mwumvise amateka yanjye ni Paulo ukuntu nitwaraga mu byerekeye idini y'Abayuda. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Ukuntu natotezaga cyane nkagenda ndimbura itorero ry'Imana. Ntabwo abihisha n'ubuzima bwe. Biramubabaje, ariko arimo gutemanya, arimo aratanga ubuhamya. C'est sa vie du passé, c'est son comportement et son zèle religieux. Myitwarire ye n'umwete wa kidini ntabwo abihisha atarahishurirwa. Au verset 14, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge. Ukuntu nari nteye imbere cyane mu idini y'Abayuda kuruta aburungano rwanjye et de ma nation n'ab'igihugu cyanjye. Étant animé d'un zèle excessif, mfite umwete w'umurengera pour les traditions de mes pères. Mfite umwete w'umurengera wo guharanira imigenzo y'abasogokuruza. Yesu Kristo si imigenzo, Yesu Kristo si imyemerere y'abantu ngo umuntu avuge ngo ndi wo mu idini runaka ngo nzapfira mu idini rya data na mama. Oya, tega amatwi au verset 15. Écoutez au verset 15. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de la sein de ma mère, ariko mu gihe byanejereje wanoranyije kiri mu nda ya mama, et qui m'a appelé par sa grâce, kandi wamamagaye kubw'ubuntu bwe.
ndasubira mu 15. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part tel sein ma mère, atariko igihe kigeze binejeje uwanoranije nyiri mu nda ya mama, et qui m'a appelé par sa grâce, akamamagara kubw'ubuntu bwe. Au verset 16, de révéler à moi son fils. Igihe cyageze biramunezeza ngo ahishure muri jye umwana we. De révéler à moi son fils. Uwizera agomba guhishurirwa muri we Yesu Kristo. Afin que je l'annonce parmi les païens, kugira ngo mubwirize mu mahanga. Aussitôt, ako kanya, je ne consultais ni la chair ni le sang. Ati uwo mwami byashimishije kuntoranya kiri mu nda ya mama, igihe kinyeze akamishurira umwana we Kristo muri jyewe. Ati ntabwo nagiye kubaza inyama n'amaraso, ahubwo nagiye gukora icyo Imana ishaka. Bivuze ngo imbarutso y'umuhamagaro, imbarutso y'umuhamagaro, le déclenchement, imbarutso y'umuhamagaro w'umwimerere, le déclenchement de tout appel original no kwishurirwa. Imbarutso y'umuhamagaro w'umwimerere, le déclenchement de tout appel original no kwishurirwa. Le déclenchement de tout appel original, c'est la révélation. Imbarutso y'umuhamagaro w'umwimerere no kwishurirwa. Nimvuga ihanitse ariko ndasobanura. No déclenchement, imbarutso no kuvuga umwana apfa mwiterura, uretse n'abavuga butumwa, uretse n'abamiriza ijambo, uretse n'abagaragu b'Imana, n'umwana w'Imana wese. Imbarutso yo guhamagara kwe, gutangira urugendo kwe no kwishurirwa. Iyo agize ukunda haguruka apfa mwiterura, akagwa imbere, akicwa no kuba kuri y'ijuru. Ariko wagurutse yahishuriwe azakomeza atungwe n'ijuru. Ariko wagurutse akurikiye indamu, akurikiye bene wabo, akurikiye inshuti ze, akurikiye idini ya se na nyina, azabaho nk'uko yavutse. Ariko uwahagurutse yahishuriwe azabaho nk'uko yahagurutse. Le déclenchement de tout appel original, c'est la révélation. Imbarutso y'umuhamagaro wose w'umwimerere n'uguhishurirwa. Uko niko mwene data yahagurutse, uko niko mushiki wacu yahagurutse, uko niko abagabo b'Imana twahagurutse, uko niko umugeni yahagurutse. Nani nako ayoborwa, nani nako azazamurwa. Haleluya. Iyo dusomye mu Galatiya 2 murongo wa 1 n'uwa 2, ariko wenda wa kabiri tuwihorere, nako wa mbere tuwureke. Dusome Abagalatiya 2 murongo wa 2 wa 7 kugeza kwa 9. Épître Galates chapitre 2, c'est toujours le témoignage de l'apôtre Paul. Galates chapitre 2 verset 2. Et nous allons au verset 7 jusqu'au verset 9. Galates chapitre 2, verset 2. Et Sophie, d'après une révélation, que j'y montais, il monta à Jérusalem. Bon, alors verset 1er. 14 ans après, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem. Nongeye kujya Yerusalemu. Avec Barnabas, Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Fatana Tito Trajana, verset 2. Et Sophie d'après une révélation que j'y montais, kandi nari nyabowe, nari mishuriwe kugira ngo njyeyo. Agiye kureba Yerusalemu itorero ryavukiye. Je leur exposais l'évangile. Mitambasobanurira ubutumwa que je prêche parmi les païens. Mbwiriza mu mahanga.
Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Atubwo butumwa musobanurira abemerwa inkingi en fait de ne pas courir ou avoir couru en vain kugira ngo ntabanaruhijwe n'ubusa. Nyuma y'imyaka 14 Pawulo amaze guhamagarwa arimo kuyoborwa kuri Imana ishaka, aravuga ati reka njye Yerusalemu. Ariko ntabwo aravuga ati ahubwo d'après une révélation abitegetswe n'ijuru ajyayo abasobanurira ubutumwa bwiriza. Yahamagawe badahari, atumwa badahari, atangira kubwiriza badahari. 14 ans après, il était appelé à leur absence. Il fut envoyé à leur absence. Il commença à prêcher à leur absence. Ce n'est que 14 ans après que, poussé par le Saint-Esprit, d'après une révélation, qu'il monte à Jérusalem. Nyuma y'imyaka 14 adashidikanya. Alléluia. Nyuma y'imyaka 14 adashidikanya. Toutes les 14 années, il ne doutait point. Parce que il agissait par révélation. Muri iyo myaka 14 ntiyashidikanyaga kuko yayoborwaga no guhishurirwa. Nta gisa n'iki. Iki nicyo kitunzi ihanga ry'Imana. Niyo mpamvu koko ibyo Yesu yavuze n'ukuri ngo nzubaka itorero ryanjye kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Muri Petero kuri urwo rutare sur ce roc je bâtirai mon église. Kuri urwo rutare nzubaka itorero ryanjye. Koko hari uguhishurirwa Satani ntabwo azakandiraho. Hari uguhishurirwa ntabwo abana b'Imana bazayoba. Ese ikibazo ni iki? Mu gihe tugezemo uku guhishurirwa kuracyahari igihe cyose. Voici la question. Est-ce que à nos jours cette révélation existe-t-elle encore mu bihe byacu? Uko guhishurirwa kuracyabaho? Igisubizo ni yego, kurahari. Kuko kuramutse kudahari nta torero ry'Imana ryahaba. Ntushobora gutandukanya umugeni wa Kristo no guhishurirwa. Ntushobora gutandukanya abagaragu b'ukuri no guhishurirwa. Ntushobora gutandukanya abana b'Imana no guhishurirwa. Niba hari umwana w'Imana hari uguhishurirwa. Niba hari uguhishurirwa hari abana b'Imana. Kandi hari uguhishurirwa hari Imana. Kandi hari uguhishurirwa. Ububwiro bw'Imana turimo kubwiriza buba bwabaye umucyo. Ndavuga vuba ndasubiramo. Est-ce que guhishurirwa kuracyahari? Igisubizo ni ye. Est-ce que cette révélation existe-t-elle encore? La réponse c'est oui, elle existe. Parce que là où il y a les enfants de Dieu, il y a la révélation. On ne peut pas séparer la révélation des enfants de Dieu. On ne peut pas séparer la révélation de l'église du Dieu vivant. On ne peut pas séparer la révélation des témoins originaires de la parole. C'est impossible. Là où il y a les serviteurs de Dieu, il y a la révélation. Là où il y a le service divin, il y a la révélation. Là où il y a le peuple de Dieu, il y a la révélation. C'est la seule relation qui existe entre Dieu et son peuple. Ahari ihanga ry'Imana hari uguhishurirwa. Hari abana b'Imana hari uguhishurirwa. Hari abagaragu b'Imana hari uguhishurirwa. Hari abakozi b'Imana hari uguhishurirwa. Hari itorero ry'Imana hari uguhishurirwa. Niyo sano yonyine iri hagati y'Imana n'abana bayo. Galates chapitre 2. Verset 7. Au contraire, voyant que l'évangile qui m'avait été confié pour les incirconcis, comme un pied pour les circoncis, au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié, atariko, babonyeko, ubutumwa, Imana yabumaye pour les incirconcis, kubanyamahanga, abatakibwe, comme un pied pour les circoncis. Ahubwo babonye ko uwahaye Petero ubutumwa ngo bubwirize abakebwe ari nawe nanjye wabumaye ngo mbubwirize abatakebwe. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Uwagize Petero intumwa y'abakebwe ni ukuvuga abayuda, niwe wangize intumwa y'abatakebwe ni ukuvuga abanyamahanga. Kuko umugeni wa Kristo
uwo mu bakebwe n'umugeni wa Kristo, uwo mu batakebwe bagomba kugira ukwizera kumwe. Murongo wa 9 au verset 9. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, bamaze kubona ubuntu nagiriwe. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, bamaze kwemera. Ayant reconnu, bamaze kwemera, bamaze guha agaciro ubuntu nagiriwe, bamaze kubona ko ubuntu nagiriwe ari ubw'ukuri. Nicyo bivuga Jacques, Sefa et Jean, Yakobo, Kefaru et Petero na Yohana, abo nibo bari abakuru b'itorero, qui sont regardés comme des couronnes, bagaragara nk'inkingi. M'ont donné à moi à Barnaba et à Barnaba, jyewe na Barnaba baduha ikiganza, la main d'association, kugira ngo dufatanye mu murimo, afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Ati baduha ikiganza cy'imikoranire kugira ngo twe tujye mu mahanga, ariko bo bajye mu bakebwe. Uku niko itorero rya Yesu Kristo ryahagurutse. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ni ryiza, banyumva mwese. Nk'ubu uyu Paulo twakomeje kugarukaho ntiyigeze abona Yesu Kristo mu mubiri ngo amubone. Natwe turimo gusarara tumubwiriza, namwe mwese abanyumva bamukunda mukamuhamya ko yabiyeretse, ntimwigeze mumubona mu misozi y'i Nazareti. Na Paulo ntiyigeze amubona, ariko nk'uko twabibonye muri Matayo 16:17, umwami wacu Yesu Kristo abwira Petero ati urahirwa Simoni wa Yona, si inyama n'amaraso bibikweretse, ni Data wo mu ijuru ubiguhishuriye. Nkaba ngize gutya mbatangarije, ngewe urimo guhamiriza ijambo. Nubwo Petero yabonye Yesu mu buryo bw'umubiri, ariko ntabwo ari rwo rufatiro rwe rwo kwizera. Nubwo Petero yazi Yesu mu buryo bw'umubiri, ariko nta mubwiriza mu buryo bw'umubiri. Niyo mpamvu amaze kuvuga ngo uri Kristo Yesu mwana w'Imana nzima, umwami wacu akavuga ngo urahirwa kuko si inyama n'amaraso bikwigishije, ni Data uri mu ijuru. Umwami agahita avuga ngo ni kuri urwo rutare nzubaka itorero ryanjye. Mpamirije ko kwizera kwa Petero no kwizera kwa Paulo ni kimwe. Uko Petero yamumenye ni nako Paulo yamumenye. Haleluya. Kuba baramubonye, abamubonye bose siko bose bamwizeye. Cyangwa nshatse navuga ngo abamubonye bose ntibamumenye. Abamubonye bose ntibamumenye. Muzajye muri Yohana 14 namwenye dufite murebe ikiganiro cya Yesu na Filipo n'izindi ntumwa. Avuga ati twereke so. Yesu abwira Filipo ati Filipo, kuva igihe twabaniye nturamenya, uwambonye aba yabonye Data. Ntiwizera ko ni muri Data, Data akaba ari muri jye. Hari ijambo ryiza umwami wacu yavuze, muzabyisomera, ngo uhereye none mwamurebye kandi muramuzi, umbonye ababonye Data. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Kumureba ni ukumwishurirwa. Ndabibutsa ko turi mu kibwiro kivuga ngo gwishurwa kubwira ubw'Imana. Je vous interpelle, je vous rappelle que nous sommes en train de prêcher prédication intitulée la révélation du mystère de Dieu. Gwishurwa kubwira ubw'Imana. Ububwira ubw'Imana ni ukubona Kristo mu ijambo rye. Niyo mpamvu icyo nsaba Imana ni uko Imana iwejesha imitima, amaso y'imitima yabumva, amaso y'imitima yabumvira ijambo, kugira ngo bitewe n'ubuntu n'icyemezo Imana yafashe ibiyereke, bayibone mu bwiru bwayo. Abana b'Imana bamenya amabanga y'Imana. Niyo mpamvu kimwe n'ibyo navugaga nibyo Paulo ahamiriza mu Bakorinto ba 2:5 murongo wa 16. Bakorinto ba 2:5 murongo wa 16.
Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Non, rero uhereye ubu ngubu nta muntu n'umwe tukizi mu buryo bw'umubiri. Iri ni itangazo riteye ubwoba. Umuntu avuga ngo none se wihakanye abantu. Iyi ni imvugo y'umwuka. Nyine ndabazi ariko mu byerekeye urugendo turimo sano y'umubiri nta kizakumarira. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Niba hari n'abamenye twaramenye Kristo mu buryo bw'umubiri, ubu ntabwo tukimuzi muri ubwo buryo. Nous devons connaître Christ selon la révélation. Tugomba kumenya Kristo tumuhishuriwe. Tugomba kumenya Kristo tumuhishuriwe. Tuzamuhishurirwa nande? Azatwihishurira. Ntabwo umubyeyi yamwishurira umwana we niyo yaba ari umuvugabutumwa. Umugabo ntiyamuhishurira umufasha we, vice versa n'umufasha we ni nuko ntiyamwishurira, cyangwa ababyeyi bishurira abana babo, cyangwa ushira abavandimwe babo. Oya, Imana ikunze iramwiyereka. Ikibazo ni ikihe? Atari uguhishurwa kubwira ubw'Imana, abantu baribwiriza, abantu bikorera publicité là où il n'y a pas la révélation du mystère de Dieu. Les gens se prêchent eux-mêmes. Les gens font publicité d'eux-mêmes. Abantu bikorera imenyekanisha, bakaba ibihangange, bakubaka amatorero ahambaye, bakagira amazina akomeye, ariko aho guhishurirwa kwa Kristo kuri, aho guhishurirwa kubwira ubw'Imana kuri, izina rya Kristo rirakomera, izina ry'Imana rirakomera, ijambo ry'Imana rirakomera, ubuhamya bw'ijambo burakomera. Ariko hatari guhishurirwa hakomera abantu, hagakomera amatorero yabo n'amazina yabo. Ariko hari guhishurirwa abantu barabura, Imana igakomera, abantu barabura, ijambo rigakomera, abantu barabura, ubwiza bw'Imana bugakomera. Iyo ni amina. Nibyo mugaragu w'Imana Pawulo avuga mu Bakorinto wa kabiri 4 mu wa 5. C'est ce que l'apôtre Paul, le serviteur de Dieu, dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5. Korinto wa kabiri 4 mu wa 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous vous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Alléluia. Oh, ntabwo twibwiriza twebwe ubwacu, ariko ni Yesu Kristo umwami tubwiriza. Twebwe turabagaragu banyu ku bwa Yesu Kristo. Ariko ibi ntiyapfa kubivuga, ni byaba byiza wenda umuntu ahere ku murongo wa 3. Il est bon de commencer par le verset 3. Nous sommes presque à la fin de la prédication, mais nous allons continuer par ici. 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, faut bien suivre. Si notre évangile est encore voilé, niba ubutumwa tubwiriza kuri bugitwikiriye kuri bamwe. Si notre évangile est encore voilé, niba ubutumwa tubwiriza bugitwikiriye, il est voilé pour ceux qui périssent. Butwikiriwe kubarimbuka. Butwikiriwe bivuze burahishwe n'ibintu bibiri. Ubutumwa niba budatwikiriye burahishuwe. Si l'évangile n'est pas voilé, c'est qu'il est révélé. Pour nous les saints, pour nous les élus, l'évangile de Jésus-Christ est révélé. Il n'est pas voilé, il est dévoilé. Au verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Atubutumwa tubwiriza butwikiriwe kubinangira, bahumwe amaso n'Imana y'iki gihe, ubwenge bwabo bwarahumwe, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, kugira ngo batabona kurabagirana k'ubwiza bw'ubutumwa bwiza.
de la gloire de Christ, bw'ubwiza bwa Yesu Kristo, qui est l'image de Dieu, ari we shusho y'Imana. Ni ukuvuga ubutumwa bwa Yesu Kristo iyo buhishuwe bumurika mu ubwiza mu maso y'Imana. Iyo ubutumwa bw'ukuri bubwirijwe mu nzira yo guhishurirwa, la face de Dieu est dévoilée. Répétons le verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ubutumwa buhishwe ku batizera, Imana y'iki gihe yahumye ubwenge. Enfin, qu'ils ne voyaient pas, kugira ngo batabona. Briller, kubarabagirana, la splendeur, kubwiza, de l'évangile, bw'ubutumwa, de la gloire de Christ, bw'ubutumwa bw'ubwiza bwa Christ, qui est l'image de Dieu, ari we shusho y'Imana. Ni ukuvuga aho ubutumwa bw'ukuri, aho guhishurirwa kuri, ubutumwa ntabwo butuma abavuga ubutumwa bamenyekana. Amazina yabaye menshi. Ntabwo ubutumwa ba bishop bamenyekana. Ni benshi, hari n'abayita ababyeyi b'abandi, hari n'abayita ababyeyi basogokuru mu myizerere, abantu bakabagaragira. Aho ubutumwa bw'ukuri buhishuwe, bw'ubwiru bw'Imana bwa Kristo bugahishurwa, ishusho y'Imana iragaragara, abantu bakabura, Imana igakomera. Amazina y'abantu akorwa, ntabwo agaciro, izina rya Yesu Kristo rigakomera, nk'uko biri muri Zaburi 105 ngo ntabwo ari twebwe, ahubwo izina ryawe ryoheje icyubahiro. Non pas à nous éternel, mais à ton nom donne gloire. Nibyo Dawidi yavuze, nibyo Yohana Umubatiza yavuze mu butumwa bwiza bw'Abana igice cya 3, ngo wakwiye gukuzwa cyangacishwa bugufi, ngo umugera asanga niwe mukwe, ngo wavuye mu ijuru aruta bose. Dusoza Kono wa 2:5, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, si twebwe twibwiriza ubwacu. Muri Bibiliya y'Ikinyarwanda baravuga ngo ntitubwiriza abantu ibyacu ya, ariko burya ahatari uguhishurirwa abantu baribwiriza, bakabwiriza gukomera kwabo, bakabwiriza ubuhanga bwabo. Ahari uguhishurirwa Kristo arabwirizwa. C'est Jésus Christ le Seigneur que nous prêchons, ni Yesu Kristo umwami tubwiriza. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Twebwe ahubwo twumva turabagaragu banyu kubwa Yesu. Witeka ahimbazwe. Itorero ry'Imana nzima ritozwe no guhishurirwa. Itorero ry'Imana nzima rifitanye isano n'ijuru. Itorero ry'Imana ricometswe ku muyoboro wo kwigishwa n'Imana, kandi nta mayobera aribamo. Twigeze kumva mu kibwirizwa hano kubyerekeye izina rikomeye ritangaje ry'Imana nzima, ko hari abanyetenayi bari bafite igicaniro cyanditseho cy'Imana itazwi. Ariko turashimira Imana, ubwishurwa kubwira bw'Imana ni umugabane w'abizera. Witeka w'umugisha abana be, witeka w'umugisha wakirira ijambo wese, nk'uko Umwuka Wera yabitubwiye. Imbarutso y'umuhamagaro w'umwimerere ni uguhishurirwa. Le déclenchement d'un appel original, c'est la révélation. Kandi utangijwe cyo ni nawe ijambo ribwira ngo uwatangiye umurimo mwiza muri twe azawusohoza kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Amen. Turasenga. Mwami w'abami, mukiza w'ubuntu n'imbabazi, mwami wacu Yesu Kristo, ushimwe, uhimbazwe kuko uri Imana y'ukuri, uhimbazwe kuko uri Imana yishura, uhimbazwe kuko uri Imana nzima, uhimbazwe kuko ifunguro ritavangiye ugaburiye abana bawe, uhimbazwe kubw'ameza yawe, uhimbazwe kubw'umutsima wawe, uhimbazwe kubw'imvugo yawe, uhimbazwe kubwo kwigisha kwawe, uhimbazwe kubw'umucyo wawe, uhimbazwe mwami, uhimbazwe kubw'ubuntu bwawe. Cyangwa usaba mwami wanjye ni ukugira ngo vomerere iyi mbuto. Ngewe sinzi abakiriye iri jambo, sinzi abumvise iri jambo, sinzi aho ribasanze, ariko wowe urahazi.
sinzi uko bameze ariko wowe urakuzi, sinzi icyo babura ariko wowe urakizi, sinzi icyo bakeneye ariko wowe urakizi. Ukore ukurikije ikihanga ryawe rikeneye, ukore ukurikije icyo buri wose wumvise iri jambo abura, ubabere igisubizo. Uduhane umugisha Mwami, iri mbuto ibibwe uyivomerere iguhe umusaruro. Ijambo ryawe Mwami rikore cyatumye rimanuka, uzaduhe n'ikindi gihe nubyemera twongere guteranira imbere yawe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Witeka umugisha abakiriye ijambo bose mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Wish